Mwiriwe neza nshuti zanjye. Iyi ni Arisho AI TV show nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngiye kubagezaho urutonde rw'amazina 15 atangirwa na leta B nk'uko abantu benshi babyifuje. Ni amazina atatu ariko yose atangizwa na leta B. Ayo mazina turayavuga ndetse bagezeho n'ubusobanuro bwayo ku buryo ari amazina meza akwiriye kwitwa abana muri iki gihe, ndetse ni amazina atarasakara ameze neza cyane. Rero ndagira ngo mukurikirane. Ku mwanya wa 15 turasanga izina Berwa Beni Brisa. Izina Berwa ni izina ry'ikinyarwanda, naho Beni ni izina ryiza cyane rikomoka mu Baratini, rikaba rifite ubusobanuro buvuga ngo umugisha. Naho Brisa ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo umunezero urenze. Berwa Beni Brisa. Ayo ni amazina meza rero atangizwa na leta B. Hari umuntu wari wabidusabye, niyo mpamvu twabikozeho kugira ngo nawe igitekerezo cye gisubizwe. Nyuma ku mwanya wa 14 turahasanga Baduhire Bina Bianca. Baduhire ni izina ry'ikinyarwanda, Bina ni izina ryiza cyane wakwita umukobwa, rikomoka mu Baratini, rishobora no gukomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ngo umunyabwenge. Naho Bianca naryo ni izina ryiza cyane wakwita umukobwa, rikomoka muri Espagne, rishobora no gukomoka mu Bufaransa. Iryo zina rikaba rifite ubusobanuro buvuga ngo utunganye. Rero Baduhire Bina Bianca ni amazina meza. 13 turasanga Beza Bovi Bevana. Beza ni izina ry'ikinyarwanda, Bovi ni izina ryiza cyane wakwita umukobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ngo umunyamahirwe. Naho Bevana yo ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bwongereza, rikaba rifite ubusobanuro buvuga ngo umukobwa w'Imana y'imbabazi. Beza Bovi Bevana. Numva ko ari amazina meza. Ku mwanya wa 12 turasanga Bambe Bea Bolivia. Bambe ni izina ry'ikinyarwanda, naho Bea ni izina ryiza cyane wakwita umukobwa, rikomoka muri Amerika, rikaba risobanuye ngo uw'umugisha. Bolivia naryo ni izina ryiza cyane wakwita umukobwa, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye ngo umukobwa mwiza. Numva ko ni amazina meza ajyanye atangizwa na leta ya B, kandi afite ubusobanuro bwiza ajyanye rwose akwiye kwitwa abana bacu. Ku mwanya wa 11 turasanga Bwiza Brina Bowe. Bwiza Brina Bowe. Aya ni amazina meza. Bwiza ni izina ry'ikinyarwanda, naho Brina ni izina ryiza cyane rikomoka muri Ireland, rikaba risobanuye ngo uw'imico myiza. Bowe naryo ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye kubaho. Bwiza Brina Bowe. Twakomeje ku mwanya wa 10 turasanga izina ryitwa Bahati Bui Barisa. Bahati Bui Barisa ni izina ryiza cyane wakwita umwana wawe. Bahati ni ikinyarwanda, naho Bui ni izina ryiza cyane wakwita umukobwa, rikomoka muri Ireland, rikaba risobanuye Barisa naryo ni izina ryiza cyane wakwita umukobwa, rikomoka muri Turkiya, rikaba risobanuye umunyamahoro. Bahati Bui Barisa. Urumva ko ni amazina meza. Twagiye no ku mwanya wa 9 turasanga Bwiru Buvi Brena. Bwiru ni izina ry'ikinyarwanda, Buvi ni izina ryiza cyane rikomoka mu Buhinde, risobanuye ngo Brena ni izina ryiza cyane naryo rikomoka muri Ireland, risobanuye ngo igikomangomakazi. Bwiru Buvi Brena. Amazina meza cyane agezweho kandi atarasakara. Twakomeje rero tugiye no ku mwanya wa 8. Mwanya wa 8 ubwo turasanga izina ryiza cyane ryitwa Batesi Green Buena. Batesi Green Buena. Batesi ni izina ry'ikinyarwanda, naho Green ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ngo unezerewe. Naho Buena naryo ni izina ryiza cyane ry'umukobwa, rikaba rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye ngo nziza. Batesi Green Buena. Aya ni amazina meza dukwiriye kwita abana bacu. Bageze ku mwanya wa 7 turasanga izina ryitwa Bashabe Bena Bayila. Bashabe ni izina ry'ikinyarwanda, naho Bena ni izina ryiza cyane rikomoka mu Budage, risobanuye ngo intwari. Bayila ni izina ryiza cyane rikomoka muri Espagne, risobanuye ngo umwiza. Bashabe Bena Bayila.
ni amazina meza cyane nabahitiyemo kandi ndabizi muri buze kuyakunda. Aha twakomeje ku mwanya wa gatandatu turasanga Batuje Brilonte. Batuje Brilonte. Batuje ni izina ry'ikinyarwanda, naho Bri ni izina ryiza cyane rikomoka muri Ireland, rikaba risobanuye ngo umunyembaraga. Naho Bronte naryo ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ngo impano. Batuje Brilonte. Aya ni amazina meza cyane wakwita umwana wawe w'umukobwa muri iki gihe cy'ikinyejana. Twakomeje ku mwanya wa gatanu turasanga izina ryitwa Batete Bisha Biala. Batete ni izina ry'ikinyarwanda, naho Bisha ni izina ryiza cyane wakwita umukobwa, rikaba risobanuye ngo impano. Naho Biala ni izina ryiza cyane rikomoka mu Buholandi, rikaba risobanuye ngo uwavukiye ahera. Batete Bisha Biala. Bisha rikomoka mu Baheburayo. Aha twakomeje ku mwanya wa kane. Umwanya wa kane rero ho turasanga izina Baho Barika Buena. Baho Barika Buena. Baho ni izina ry'ikinyarwanda, naho Barika ni izina ryiza cyane rikomoka muri Afrika, rikaba risobanuye ngo imigisha. Buena ni izina ryiza cyane rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye ngo ibyiza. Baho Barika Buena. Twakomeje tugeze ku mwanya ni wa gatatu. Yego, umwanya wa gatatu turi buze kuhasanga amazina Belaso Besi Brisa. Belaso Besi Brisa. Besi. Belaso ni izina ry'ikinyarwanda, naho Besi ni izina ryiza cyane rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Uwiteka niwe ndahiro yanjye. Aha Brisa naryo ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo umunezero. Baho Besi Brisa. Tugeze ku mwanya wa kabiri aho dusanga izina Beza Barila Briela. Beza Barila Briela. Beza ni izina ry'ikinyarwanda, naho Barila ni izina ryiza cyane rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo unejeje. Briela ni izina ryiza cyane rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana ni umunyembaraga wanjye. Beza Barila Briela. Iri ni izina ryiza cyane twakwita abana bacu. Twakomeje tugeze ku mwanya wa mbere. Tugeze ku mwanya wa mbere aho dusanga izina ryiza cyane twita Berwa Bovi Baena. Berwa ni izina ry'ikinyarwanda, naho Bovi izina ryiza cyane rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ngo umunyamahirwe. Baena ni izina ryiza cyane rikomoka muri Scotland, rikaba risobanuye ngo umwiza. Mwakoze cyane rero gukurikirana channel yacu, gukurikirana video yose, mukaba mwiboneye amazina meza atatu ahatangizwa na leta yaba cyangwa se B ndetse n'ubusobanuro bwayo. Iyi ni Arisho AI TV show. Niwibagirwe gukora subscribe wowe utarayikoze, ndetse nawe wayikoze ukore like, share and comment. Kandi habaye hari andi mazina cyangwa se indi leta wifuza ko twazakoraho ubuvugizi tukagukoreraho amazina atatu cyangwa ane, yaba y'abakobwa yaba y'abahungu, twashobora kubikora, hanyuma tugakora amazina meza cyane ajyanye ndetse n'ubusobanuro bwayo bukwiriye. Wazabyandika muri comment kugira ngo tuzarusheho kugenda dukurikirana ibyifuzo by'abadukurikirana. Ndabakunda cyane rero rwose, mujye mudushyigikira, kandi mwebwe mudahwema kudushyigikira buri munsi turabashimira cyane. Mwebwe mudahwema gukurikirana ibikorwa byacu ndetse no kudutera inkunga y'ibitekerezo, turabashimira cyane cyane tubikuye ku mutima. Imana yo mu ijuru izajya ibaha umugisha. Iyi ni Arisho AI TV show nkuko nabibabwiye, dukoreraho ibiganiro byinshi n'andi mazina utarabona wenda udakeneye kujyanisha na leta runaka, ariho kuri iyi Arisho AI TV show. Uzagende urebe ku zindi video, uzabonaho n'andi mazina wifuza ku rutonde muri uyu mwaka wa 2026. Murakoze cyane.